Alo bakunzi ba Jdof, ndayongenze mukore subscribe, share na comment, ibyo biba bihagije. Ubu ngubu ngiye gutangira mbereka application nziza cyane wakorera itanga amamega y'ubuntu muri uyu mwaka. Iyo ni unlimited, ntabwo ijya irangira. Muri make navuga ko ari application nziza cyane kandi yizewe. Application rero ngiye kubereka bayita MST hano VPN. Nk'ibisanzwe urabanza ufungure data, mobile data, nurangiza ujye muri Play Store yawe uyifungure, mara kujya muri Play Store yawe utegereze, nurangiza ujye aho basacinga application. Ahangaha utegereze bari kunyereza notification, urandikamo SMT hano VPN, hano VPN. Urabona, ntukande kuri iyi ngo tano VPN 2024, ahubwo ukande tano VPN. Bahita bakuzanira result zimeze gutya. Dore iyi ngiyi uhita uyikandaho, kubera ko njye nayayinye muri telefone ndayifite. Noneho nurangiza kuyidownloadinga bakanda hano kuri open, uyifungure, utegereze. Uzayifungura imeze gutya. Nurangiza kuyifungura uzakanda kuri utu tudomo dutatu, itaza ibintu update, fix, clear data, telegram and exit. Muri make uzahita ukanda hano kuri update, utegereze. Urabona ko bambwiye ngo sorry Grace, no update available, your current server version is 1.2.1. Uzahita ukanda hano kuri OK, kuko njye nabikoze hakiri kare. Ntabwo nabazanira ibintu ntakoze ko ubushakashatsi. Uzahita ukanda rero ahangaha kuri aka kanoze ka kabiri, ahangaha kuri aka kanoze ka kabiri kanditseho say Zain free 2024. Hejuru ntacyo uzakoraho, uzahareka. Kanda hano ku ka kabiri, uzahita wakanda, utegereze, ushakishe u Rwanda. Urabona ko harimo ibihugu byinshi. Shakisha u Rwanda, dore nguru, ukandeho, nurangiza ukande start. Utegereze, nimara kuba icyatsi gutya nk'uko bibaye, please subscribe, like, comment and share.